Bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje murasuhuzwa nanjye Spiridio Habimana. Kuki umushoramari Hategekimana Martin Alias Majyambere akomeza gufungwa yararangije ibihano yakatiwe n'urukiko? Iki ni ikibazo kibazwa n'Ingenzi nyayo.com ari nayo nyine dukesha iyi nkuru tugiye kubabwira hano ku Ngenzi TV. Urwikekwe rwa politike surwa mu nzego zimwe na zimwe mu bahatanira ministeri kugeza ku rwego rw'isibo. Urwikekwe rwa politike ruba no kuri rubanda cyane ko ari byo birenganya utagira kirengera. Iyi niyo nzira ituma rubanda yitswa ahunga cyangwa afungwa. Inkuru yacu iri mu gice cyo mu majyepfo aho wakwita mu bufundo mu gihe cyo ku ngoma ya cyami Repubulika ya mbere n'iya kabiri ukahita Gikongoro, muri Repubulika ya gatatu ukahita Nyamagabe. Turi kubivugwa ku mushoramari Hategekimana Martin Alias Majyambere umaze imyaka 29 azungurutswa za gereza zose zo mu Rwanda. Amakuru agera ku kinyamakuru Ingenzi newspaper na Ingenzi nyayo.com yemeza ko kandi bigaragazwa nuko yagiye afatwa agafungwa akarekurwa. Kuva FPR ifashe ubutegetsi Hategekimana Martin Alias Majyambere ntiyigeze amara igihe adafunzwe cyangwa ngo aburane ntarikurwe. Ikibazo kigora umwe ku wundi nuko afungurwa akongera agafungwa. Ubwo yafatwaga bwa mbere agashyikirizwa umugenzacyaha wa gendarmerie wa Gikongoro habuze ibimenyetso, ariko akurwa mu ifasi ya Gikongoro ajyanwa mu Yabutare aho yahasanze umushinjacyaha Ntete Marius agahita amuganisha muri gereza ya Karubanda. Hategekimana yagejejwe imbere y'urukiko rumugira umwere atahiwe mu rugo. Akirutse ku mugabo gasiga kamwogoshi ubwanwa. Hategekimana yaje gufatwa n'urwego rwa DMI ishami rishinzwe iperereza mu gisirikare rumugeza Kanombe akomerezwa ku Murindi. Imbere y'urukiko Hategekimana Martin Alias Majyambere yaburanye agirwa umwere. Ikiziri cyaje kuraza amasinde kuko Hategekimana yaje kurikurwa ageze hanze abaganishijwe muri gereza ya Muhima. Bamwe mu bumva akarengane ka Hategekimana Martin Alias Majyambere baje kumuganisha mu nkiko araburana agirwa umwere. Ahariko yagukanze iguhoza ku nkeke haje icyaha gishya kiganisha Hategekimana Martin Alias Majyambere muri gereza ya Nsinda mu karere ka Rwamagana. Ibihano byose byashyizwe kuri Hategekimana Martin Alias Majyambere byararangiye. Ubuyobozi bwa gereza ya Nsinda buramurekura. Urwishe yanka cyangwa akiziritse ku mugabo nibyo byabaye kuri Hategekimana Martin Alias Majyambere, uko yafashwe mu buryo butunguranye aganishwa kuri polisi Kicukiro akomerezwanya muri gereza ya Mageragere. Hategekimana yaje kurega uyobora gereza ya Mageragere, ariko urukiko rwirengagiza ibimenyetso byatanzwe n'urega baha agaciro iby'uregwa. Ubu byifashe gute? Amakuru ava hiziwe akatugeraho ngo nuko hari abanyabubasha bo muri FPR bamwe bayiteranya n'abaturage basabye Hategekimana Martin Alias Majyambere ko bafatanya ubucuruzi, akabangira nabo bakamubwira ko natabasinyira bazamuhezamo. Umwe mu bo twaganiriye ariko akanga ko twatangaza amazina ye kubera umutekano we tuganira yagize ati: ikibazo cya Hategekimana Martin Alias Majyambere twakinjiyemo kugira ngo arenganurwe cyane ko mu idosiye ye hagiye habonekamo kumurenganya. Yagize ati: iyo urebye uko yagiye afungwa nuko yagiye afungurwa ubona ko habayemo impande zamugonganiyeho. Twabajije uyu muyobozi ikibazo cy'uko hari abanyabubasha bitwikiriye inshingano bafite muri FPR bakamurenganya icyo babateganyiriza. Umuyobozi yagize ati: uretse uyu Majyambere hari benshi barezwe jenoside baburana bakagirwa abe. Twagerageje gushaka umuvugizi w'ubushinjacyaha ntibyadukundira ko tumubona. Abaturage bo mujyi wa Gikongoro bo bagira bati: twebwe twatanze ubuhamya kuva Majyambere yatangira gufungwa, cyane ko umugore we no mututsikazi byagiye mu nyandiko zitandukanye. Twagiye tubazwa abanyamategeko mu rwego mpuzamahanga bo badutangarije ko
urangije ibihano agasohoka muri gereza nta kindi kimenyetso gishya kimufunga kuko ubushinjacyaha buba bwarakimureze mu iburana. Naho kuri Majyambere birinzi amategeko areba imanza nshinjabyaha. Undi ati nubwo icyaha cya jenoside kidasaza ariko kuri Majyambere we yongeye gufungwa akekwaho ko atarangije ibihano ntiherekanwa n'ibyo ari byo. Ubwo inzego z'ubutabera zizaduha ikiganiro ku ifungwa rya Hategekimana Martin Alias Majyambere tuzabagezaho ubutaha. Reka rero mbashimire, aha niho nsoreje, mwari kumwe nanjye Spidio Habimana, mukomeza kandi kunogerwa na gahunda Ingenzi TV ikomeza kubagezaho.